Do. Do ubusanzwe bivuga gukora, ariko tugiye kuyikoresha nka auxiliary. Do is used to form questions and negative sentences in the present simple and past simple. Do ikoreshwa dukora ibibazo, dukora interuro zibaza ndetse n'interuro zihakana mu ndagihe isanzwe, iyo bita present simple and past simple n'imitagihe isanzwe, past simple. Ubundi aya magambo muzagenda muyabona simple present cyangwa present simple, simple past cyangwa past simple. Iryo jambo simple bigaragaza igikorwa cyarangiye. Noho iyo tushyizeho continuous bisobanuye kitarangiye, gikomeza. Examples, ingero. Questions, ibibazo. Do you like ice cream? Ese ukunda ice cream? This is present simple. Iyi ni indagihe isanzwe. Did they go to the party? Ese bagiye mu birori? This is past simple. Iyi ikaba imitagihe. Negative sentences. Interuro mpakanyi. I do not understand the instructions. Ntabwo nsobanukiwe amabwiriza. This is present simple in negative. Iyi ni indagihe isanzwe uhakana. They did not finish their homework. Ntabwo barangije umukoro wabo. This is past simple.